Mu bihe bitandukanye hirya no hino mu gihugu hari kumvikana imitingito ya hato na hato harimo n'ishobora kwangiza nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli na gaze RMB. Abaturarwanda barasabwa ibi bikurikira: gukurikira amakuru no kumva inama bahabwa n'inzego zibishinzwe kugira ngo bamenye uko bakwiye kwitwara, gusuzuma ko inzu umuntu atuyemo imeze neza, idafite imisate yatuma inkuta, ibiti n'ibindi bigwira uyirimo, kwimuka mu nzu yangiritse cyane, kwirinda kujya ahantu hasadutse nko mu mihanda no ku butaka bwatsutse, gutema ibiti bishaje byegereye inzu kugira ngo hirindwe ko byayigwira. Igihe habaye umutingito ukomeye, kurikiza amabwiriza yatanzwe n'ababishinzwe, wirinde ibihuha. Igihe wegereye umuryango, ihutire gusohoka. Igihe uri mu nzu, ihishe munsi y'ameza cyangwa ikindi kintu gikomeye, ntusohoke. Igihe uri muri asanseri cyangwa bya byuma bizamura bikanamanura abantu mu miturirwa, vamo byihuse. Fasha abafite intege nke kugera ahatekanye, hategereye ikintu gishobora kugwa nk'ibiti, ibikuta by'inzu n'ibindi. Niba utwaye imodoka, hagarara hatari ibishobora kukugwira, kandi wirinde guhagarara ku iteme cyangwa ku biraro. Kuraho ibintu byose bishobora guteza inkongi y'umuriro, cyane cyane umuriro w'amashanyarazi. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Minema.